Bakundwa bene data muri Kristo Yesu, nongeye kubasuhuza mwese kandi nongeye kubifuriza umugisha w'Imana. Mbahaye ikaze rero nanone muri uyu mwanya ubusobanuro bw'inzozi. Nkuko twagiye tubibona kenshi, twagiye tubona uburyo Imana ivugana n'abantu mu nzozi, ariko tugenda tureba n'izindi nzozi zigiye zitandukanye, inzozi z'umuruho n'inzozi zizanwa n'umwanzi. Genda tubiganiraho hanyuma, ariko kenshi tuganira ku nzozi zituruka ku Mana. Uyu munsi rero n'abateguriye inzozi ivuga kurota uhabwa impano nyinshi, uhabwa gifts. Mu buzima nk'uko tubizi, buri muntu wese araryama kandi buri muntu wese ararota. N'igihe wenda ushaka kuburota inzozi wenda ukazibagirwa, n'igihe urota buri ukabyibagirwa ko warose, ariko kenshi turarota. Rero hari igihe umuntu ashobora kurota ahabwa impano, akarota ahabwa amafaranga, akarota ahabwa imyenda se, akarota ahabwa inkweto se, akarota ahabwa impeta, akarota ahabwa Bibiliya, ushobora kurota uhabwa imodoka, ushobora kurota uhabwa urufunguzo, ushobora no kurota izindi mpano nyinshi zitandukanye. Rero muri uko kurota umuntu hari igihe akanguka kenshi akibaza kuri izo nzozi. Kenshi bigaterwa n'uwamuhaye izo mpano, n'izo mpano uburyo se wenda zari zishimishije, hari n'ubwo ubona wenda zitagushimishije, ukibaza kuri izo nzozi. Aha rero niho ikibazo kiri. Ese muri uko kwibaza hari igihe baza, ese ni ubutumwa buvuye ku Mana, ni ubutumwa buvuyeyo? Mbere y'uko wenda tuvuga ku butumwa buvuye ku Mana, nakunze kubabwira ku nzozi z'umuruho, inzozi zo Bibiliya yita iz'umuruho. Izo nzozi z'umuruho ni inzozi ziva mu bitekerezo byacu. Birashoboka yuko wenda hari umuntu utekereza, ufite isabukuru se, ufite ibindi birori se, ukaba watekerezaga yuko hari umuntu uzaguha impano, mu bitekerezo byawe bikaba birimo. Bishobora rero kuva kuri ibyo bitekerezo ukisanga urose umuntu aguha impano, ariko ibyo ntibivuze ko ari inzozi zivuye ku Mana. Urumva, zivuye mu bitekerezo byawe, zivuye mu kwifuza, zivuye mu byo wibwira. Ushobora kuba hari abantu basanzwe baguha impano, ukibwira yuko no muri icyo gihe wenda we expectinga ko bazaguha impano. Ibyo ni bisanzwe, ushobora kurota ibyo ngibyo. Rero izo zo zishobora kubaho ari inzozi z'umuruho. Ni byiza kubanza kumenya muri izo nzozi, ese mpagaze gute uyu mwanya? Ese hari abantu tumaze igihe tubiganiraho iby'impano? Hari igihe mushobora kuba mumaze iyo biganiraho wenda n'abacuti bawe, muganira ku by'impano n'iki, ugasanga muri icyo gihe ibyo bitekerezo kuko byagiye bigaruka kenshi muri wowe, n'ayo majwi aza kenshi bikagaruka mu nzozi. Ariko reka tugaruke ku nzozi zituruka ku Mana. Bibiliya itwigisha ko Imana ibasha kuvugana n'abantu binyuze mu nzozi. Rero niyo mpamvu ari ngombwa gusuzuma inzozi twifashishije ijambo ry'Imana. Icya mbere tubona ku mpano cyangwa se gifts, ubundi impano, ikintu cya mbere, zishushanya umugisha ugiye kuza. Nubona rose inzozi nk'izo uhabwa impano, n'Imana irimo ivugana nawe ko hari umugisha ugiye kuza mu buzima bwawe. Mu bihe byinshi iyo urota uhabwa impano nyinshi, aha bishobora kuba ari ikimenyetso cy'uko Imana igiye kukugirira neza no kugufungurira imiryango myinshi. Iyo turebye muri Bibiliya
mu gitabo cya Yakobo igice cyaho cya mbere n'umurongo waho wa 17 aravuga ngo gutanga kose kwiza n'impano yose itunganye rwose nibyo biva mu ijuru, bimanuka bituruka kuri se w'imicyo udahinduka cyangwa se ngo agire n'igicu cyo guhinduka. Urumva iryo ni ijambo ry'Imana ryerekana yuko impano nziza ituruka ku Mana. Rero niba wenda umaze igihe usenga Imana, ukaba umaze igihe kirekire, ukaba umaze igihe warihanganye, ukanyura mu bigeragezo wenda bikomeye kandi ugakomeza kwizera Imana, ariko mu gihe gikwiriye ukabona izi nzozi, aha birashoboka ko igihe cy'isezerano ry'Imana gisohoye, kirimo gisohora, ni inzozi zirimo zikwereka ko igihe cyo kubona ibisubizo kiri hafi. N'Imana ibikubwira ngo igihe cyawe cyo kubona ibisubizo kiregereje. Ijambo rya kabiri, aha bishobora nanone gusobanura impano z'Umwuka Wera. Ntabwo ari buri gihe impano zivuga impano z'umubiri mu buryo busanzwe bw'umubiri, ahubwo ahangaha naho niba usenga, aha Imana ishobora kuba irimo iguhamagarira umurimo mushya, cyangwa se ikaba igiye kukongera ubushobozi bwayo bwo kuyikorera binyuze mu mpano Imana iguha. Urugero, Imana ishobora kuba irimo iguha impano y'ubwenge, ushobora kuba Imana irimo iguha impano y'ubumenyi, ushobora kuba Imana irimo iguha impano yo kwizera, ushobora kuba Imana irimo iguha impano yo gukiza abarwayi, ushobora kuba Imana irimo igusukaho impano yo gukora ibitangaza, ushobora kuba Imana irimo igusukaho impano y'ubuhanuzi, ishobora kuba Imana irimo igusukaho impano wenda zo kurobanura imyuka, cyangwa se impano zo kuvuga indimi ndetse no kuzisobanura. Hari uburyo Imana ivugana n'umuntu. Niyo mpamvu nakoze kubabwira, nabwo buri inzozi zose zisobanurwa kimwe ku bantu bose. Inzozi ziba umuntu ku mwihariko bitewe n'ibihe urimo, bitewe n'ibihe uhagazemo. Niba uri mu bihe byo gusenga Imana, uri mu bihe yo kubana n'Imana mu buryo bw'umwihariko, hari igihe Imana ibishaka gusukaho umwuka w'ubwenge n'izi mpano zindi kugira ngo yikorere. Bitandukanye rero n'ubundi wenda uri mu bindi bihe ugiye guhabwa impano zindi. Aha rero naho bigomba gusobanuka. Ijambo rya gatatu hano, iyo ubona ufite cyangwa se urimo uhabwa impano nyinshi, nanone bishobora gusobanura ko hari amahirwe menshi arimo aza mu buzima bwawe. Hari igihe umuntu arota ahabwa impano nyinshi icyarimwe, aha rero bishobora gusobanura ko hari amahirwe mashya, hari ukuzamurwa mu kazi se, bishobora kuba ari ubufasha butunguranye bugiye kuza mu buzima bwawe, bishobora kuba ari imiryango Imana igiye kugufungurira, bishobora kuba se ari n'inshuti nziza Imana irimo izana mu buzima bwawe, bishobora no kuba Imana igiye kukuzanira amahoro niba utari ufite amahoro muri wowe, ukabona impano kandi ubaza igihe uhangayitse wumva muri wowe udatuje, ariko ukabona urimo urahabwa impano nyinshi. Birashoboka yuko Imana igiye kukuzanira amahoro. Aho niho handi navuze ko buri muntu hari igihe ufite amahoro uwundi atayafite, ariko ukabona umuntu arahabwa impano. Urumva rero hari igihe ushobora kuba Imana irimo igiye kuguha amahoro wowe maze igihe nta mahoro ufite. Rero iyo Imana ifunguye umuryango umwe, ishobora gufungura n'indi myinshi. Icya kane hano, bishobora nanone ko ari isezerano ry'Imana rishya rije mu buzima bwawe. Ubona uhabwa impano, nanone hari igihe muri izi nzozi byerekana isezerano ry'Imana yaguhaye.
nk'uko Imana yasezeranyije Aburahamu ikamusezeranya umugisha, nawe urabizi ko yategereje igihe kinini, ariko izi nzozi nubwo yategereje igihe kinini iryo sezerano, Imana yaramusoreje isezerano. Rero niba warigeze kuba wakwakira isezerano ry'Imana mu buzima bwawe, ukaryakira wenda uri mu masengesho, ukaryakira mu buhanuzi se, ukaryakira urimo usoma Bibiliya se, muri izi nzozi zirimo zirakwibutsa yuko Imana itigeze yibagirwa ibyo yavuganye nawe. Irimo irakubwira yuko ibyo yavuganye nawe yenda kubisohoza. Icya gatanu, niba wararose uhabwa impano n'umuntu utazi. Ahangaha iyo ubona uyu muntu utarigeze umubona ariko ukabona guhaye impano, bishobora kuba bisobanura ko Imana igiye gukoresha abantu utazi, abantu wowe utanatekerezaga, kugira ngo baguhe ubufasha, cyangwa se ugakingurirwa imiryango ariko binyuze ku bantu utari usanzwe uzi, utatekerezaga. Hari n'igihe wenda waba usanzwe ubazi ariko atari abantu ba hafi yawe cyane, utanatekerezaga yuko hari icyo bagufasha. Rero hari igihe Imana itanga umugisha binyuze ku bantu tutigeze duhura nabo mu buzima bwacu, tukaba tutabatekerezaga. Rero niyo mpamvu udakwiye gushyiraho imbibi imbere y'Imana, kuko Imana ikora mu buryo bwayo kandi mu buryo butandukanye. Nanone niba iyi mpano warayihawe n'umuntu uzi, ukaba ari umuntu musanzwe muziranye, ukamubona mu nzozi arimo aguha impano, aha ho bishobora kuba bisobanura wenda ibintu bitandukanye. Niba tuvuge uwo muntu ubona ari umuntu w'umukristo ukunda Imana cyane, kandi ukabona ari umuntu ufitiye icyizere mu buzima, aha bishobora kuvuga yuko hari ubufasha Imana izanye mu buzima bwawe. Icya kabiri, bishobora kuba ari ubujyanama Imana izanye mu buzima bwawe. Icya gatatu, Imana ishobora kuba irimo gukomeza mu kwizera. Ariko niba ari umuntu uzwiho imyitwarire mibi, ukabona n'umuntu akuzana impano ariko usanzwe umuzi ko ari umuntu w'amanyanga ufite imyitwarire mibi, uwo muntu iyo mpano akuzaniye ukwiriye gusenga, ukwiriye kwegera Imana, kuko iyo mpano bishobora kuba atari ibintu byiza. Kuko nyine urumva niba ari umuntu uzwiho amanyanga, utazwi neza, ufite imyitwarire mibi, ukamubona guha impano, aho ngaho ho no gusenga Imana, kuko ashobora kuba atari ibintu byiza ugiye kwakira muri iyo mpano. Niba icya karindwi tugezeho, niba impano wayibonye ipfunyitse neza, ukabona umuntu akuzana impano ariko ukabona ni impano ipfunyitse neza, ahangaha bishobora kugaragaza ko hari umugisha uri mu buzima bwawe, ariko uwo mugisha ukaba utarerekanwa. Hari ibintu Imana irimo gutegurira ariko ntibiragaragara, ntibirajya habona. Rero nk'uko umuntu adashobora kumenya ibintu bipfunyitse mu mpano, ni nako hari imigisha wowe utarabona ariko ikaba iri hafi kugaragara. Nubwo wahawe impano, ugira igihe cyo kuyifungura, ugakuramo, ukerekana, ukareba ibirimo. Impano nyine ibipfunyitse kenshi ntubasha kumenya ngo niki, ariko ipfunduye. Rero niba wabonye, ukaba waribonye ubona impano ije ipfunyitse neza, hari umugisha Imana yaguteganyirije uri mu nzira, ugipfunyitse, ugiye kugera igihe cyawo cyo kugaragara. Niba wibonye urimo ufungura impano, iyo muri izo nzozi waribonye ufungura impano ukazireba, aha bishobora gusobanura ko
igihe cyawe cyo kubona ibisubizo kigeze, igihe cyawe cyo kwinjira mu masezerano kirageze, igihe cyawe cy'amasengesho cy'ibyo wasengeye kirageze. Niba warabonye impano ukayakira, warangiza ukayipfundura, nta kabuza biragaragaza yuko igihe cyo kubona ibyo wasengeye, igihe cyo kwinjira amasezerano, ushobora kuba wari umaze imyaka myinshi utegereje ibintu, ariko umenye yuko igihe cy'Imana kigeze ku buzima bwawe. Nanone niba hari umuntu waguhaye impano ariko ukanga kuyakira, aho naho hari icyo bivuze mu nzozi. Aha ni umuburo w'Imana. Imana irimo irakuburira ngo witonde. Birashoboka ko hari umugisha Imana wenda irimo kugezaho, ariko kubera ubwoba, kutizera cyangwa se kwinangira, ukanga kuwakira. Hari impano urimo uhabwa ariko urimo uranga kuyakira. Bivuze yuko rero Imana yakugeneye umugisha, ariko mu gihe uhagazemo ufite we muri gushidikanya, ufite ubwoba, ufite iki, birashoboka yuko Imana ishobora kugusanga no mu nzozi muri cya gihe wari urimo ushidikanya. Ushobora wenda wari mu bihe byo kurambagiza cyangwa se byo kurambagizwa, ariko ugifite gushidikanya, ukabona urahabwa impano urimo urayanga. Biravuga ngo Imana irimo iravugana nawe muri icyo gihe ko uwo mugisha urimo wanga, ko hari igihe usenga kugira ngo Imana igende igira ibyo ikwereka. N'urugero ntanze, hari n'ibindi byinshi. Ushobora kuba Imana iguhamagara kuyikorera, ukuntu urimo urahabwa impano ariko ukabona urimo urayanga. Aho bisobanura ko urimo wanga kwinjira mu muhamagaro. Ni byinshi rero biri hano. Ni Imana irimo ikuburira ko udakwiriye kwanga iby'Imana iguhaye. Kereka dusubiye inyuma ukareba hahandi wahabwaga impano n'umuntu utazi, aho ho ni ukwitonda. Imana ibikubwira yuko ukwiye kuyanganya n'iriya yo. Nanone reka twihute. Wakira impano ariko ukayitakaza. Niba hari warose ubona impano ariko ukayitakaza, hanyuma ukayibura cyangwa se ikibwa, aha rero naho ni ikimenyetso cyo kwitonda, ni ukuburirwa. Kuko bishobora kuba hari ikintu cyiza kitarimo kuba mu buzima bwawe bwo kubura kw'impano. Kuko Bibiliya idusaba kurinda neza ibyo twahawe. Impano wahawe ugomba kuyirinda. Rero aha biragaragaza yuko ushobora kuba urimo utakaza amahirwe kubera wenda uburangare cyangwa kutumvira Imana. Niba warahawe impano hanyuma nyuma ukayibura, ukabona gift yawe wayibuze cyangwa se ukabona yibwe, gira igihe cyo gusenga Imana. Aha ngaha bishobora kuvuga yuko wagizemo akantu ko kurangara cyangwa se habayeho kutumvira Imana, uribwa nyine. Gira rero umwanya wo gusenga Imana, ugaruze impano yawe yatwawe. Bibiliya ivuga ngo nzabagarurira imyaka yanyu yariwe n'izigiye n'akagungu. Ndimo negera ku musozo. Impano, iyo urota uhabwa impano nyinshi ariko ukabona izo mpano zirahari, urazishyize hariya ntizijya zikoreshwa,
ntuzifungura, nta nicyo zikora, niba ari umwambaro ntuwambara, niba ari imodoka ntuyigendamo, no, ni za mpano ziri aho gusa. Aha rero naho bifite ikibazo. Biravuga yuko Imana yaguhaye ubushobozi, yaguhaye impano n'ubushobozi byo kugira ngo ubikoreshe, ariko ntiwabikoresha. Hari igihe umuntu ashobora kuba afite nk'impano yo kuririmba, ashobora kuba ufite nk'impano yo kuririmba, iyo ni impano Imana yaguhaye, ariko nturimo uyikoresha, urimo uraburirwa n'Imana. Niba ubona uparitse impano hariya wahawe, ukabona mu nzozi rwose ugwije impano zuzuye hariya zirapanze, ariko nta n'imwe wafunguye, nta n'imwe urimo ukoresha. Niba ari imodoka Imana yaguhaye, urayibona nyine ari imodoka wenda baguhaye ari nk'impano, irahira aparitse ntikoreshwa. Niba ari umwenda baguhaye mu mpano, uraho ntujye uwambara. Niba ari inkweto baguhaye, uraho ntujye uyambara. Aha ngaha Imana irimo irakubwira ngo nagushyizemo ubushobozi, naguhaye impano, ariko waraziparitse nturimo uzikoresha. Bishobora kuba Imana yaguhaye impano yo kuririmba, ariko warayiparitse nturimo uyikoresha. Bishobora kuba Imana yaguhaye impano yo kuvuga ubutumwa bwiza, warayiparitse nturimo kuyikoresha. Imana yaguhaye impano yo kwigisha, warayiparitse ntuwigisha abantu. Imana yaguhaye impano yo gufasha abandi, ushobora kuba utaririmba, ushobora kuba utabwiriza, ariko Imana yashyize muri wowe impano yo gufasha abandi, urabiryamanye, nta bantu urimo ufasha. Imana yaguhaye impano yo kuyobora, ntacyo urimo ubikoraho. Imana yaguhaye impano yo guhanga udushya, ariko ufite ubwoba, nta kintu urimo ubikoresha. Kubera rero ubwoba no gutinya, izi mpano zose zishobora guparikwa kubera ibintu nka bingahe. Icya mbere, ishobora kuba ufite ubwoba, muri wowe ukagira ubwoba bwo gukora umurimo muri iyo Imana yaguhaye, yaba kuririmba, yaba kubwiriza, yaba ukaba ufite ubwoba. Ni umwuka w'ubwoba uri muri wowe ukubuza gukoresha izo mpano. Bishobora kuba ubwibone, bishobora kuba kutumvira Imana. Rero ibyo byose n'izindi mpamvu ziriho ushobora kugaragaza, bishobora gutuma impano zisinzira ntizikore. Rero Imana iragusaba ukanguka, ubyuke. Kubera iki? Impano zizana ibyishimo. Hari igihe ubona umuntu yaguhaye impano ukabona ziragushimishije, nicyo ngiye kukurangirizaho. Ukabona impano zagushimishije cyane. Niba warabonye umuntu aguha impano ukabona ziragushimishije, aha ni ikimenyetso cy'uko Imana ishyize ibyishimo mu buzima bwawe. Hari igihe nyuma y'amarira wari umazemo igihe, nyuma y'umubabaro wari umazemo igihe utakigira kwishima, ariko ukaba warabonye izi mpano, wabona impano ukumva uranezerewe, ukumva arishimye. Rero ni ukuvuga ko Imana irimo ihindura amateka y'ubuzima bwawe, igushyizemo ibyishimo. Rero ni byiza kumenya gutandukanya impano nziza ndetse n'ibigeragezo. Ni ubuhe buryo? Impano nubwo akenshi zisobanura ibyiza, ariko dusaba kugira iki? Ubushishozi. Ntabwo ari buri mpano yose navuga ngo tugomba kwakira mu buzima bwacu cyangwa se mu nzozi. Kubera iki? Hari igihe umwanzi nawe akoresha ubwo buryo kugira ngo atuyobye, kugira ngo agerageze umuntu. Rero niyo mpamvu ugomba gusenga, niyo mpamvu ugomba kugenzura, ukamenya buri mpano yose niba ihuye n'ibyo Imana ivuga. Nakubwiye ngo hari aho twabonye ko hari impano ziza z'amayobera, ukabona uyihawe nanone n'umuntu utazi. Ibyo byose ni ibyo kugenzura. Rero nongeye kubashimira mwese abo twabanye. Umwimana akomeze kubaha umugisha, kandi Uwiteka akomeze kubaha impano nziza
abishimira baha amahoro. Murakoze cyane, nimugire umugisha w'Imana. Mwari kumwe nanjye Usengimana Daniel.